Byakozwe n'intumwa igice cya mbere umurongo wa 16. Petero agarura imitima y'itorero akababwira ngo bagabo bene data, akajya mu byanditswe. So iki kintu rero Petero ari gukora ni cya kintu nababwiye ngo turaza kureba ibintu bibiri byaranze itorero muri iki gihe cyo gutegereza. Nubwo ari igihe cy'amarangamutima aremereye, ariko bakuye amaso yabo ku biri kuba, maze amaso yabo baherekeza mu byanditswe byera. Bajya kureba niki byanditswe bivuga kuri ibi biri kuba, birengagije izi nkuru zasakaye zuzuye ahantu hose, bo bajya mu byanditswe. Hanyuma umva ikintu bakuye mu byanditswe. Mu 20 ngo ndetse byanditswe mu gitabo cya Zaburi ngo iwe hasigara ubusa kandi he kugira undi uhaba, kandi ngo ubusonga bwe bugabana undi. Urabona ko barimo barabona amakuru y'igikurikiyeho, aho kugira ngo bagume mu gukomeza gutekereza ku byabaye no kubyuza no kubyibazaho no kubiganira no kubikabiriza. Iyo abantu bagiye mu byanditswe, iyo batinze ku kureba iki byanditswe bivuga ku byabaye, aho gutinda ku byabaye, bakuramo ibisubizo. Ikintu kizagufasha mu rugendo rwawe, ikintu kizagufasha mu gihe utegereje, mu gihe utegereje ibisubizo by'amasengesho yawe. Ikintu kizagufasha no gukura amaso ku bibazo ufite, kuri ibyo bintu uri gusengera, ukayahanga ibyanditswe ukareba niki byanditswe bivuga kuri ibyo bintu uri gusengera. Nibyo bizaguha inzira ikurikiyeho. Ijambo ry'Imana ryo rizagufasha kumenya niki gikurikiraho, nihe ntambwe uri butere ikurikiyeho.